Tumaze iminsi tubona uburyo intumwa zagiye zipfa mu buryo butandukanye kandi zibyishimiye. Ibi bigaragaza ko hari ukuri bari bazi gukomeye kwatumaga bapfa aho kubaho baguhakana. Uko kuri ni kumwe kandi niko guhari konyine, ni Yesu Kristo. Igitangaje ni uburyo mu basigaye tuvuga ko duhamya uko kuri dushobora kurenzaho ngo ntitubizi, ngo hari wenda, ngo ntawamenya. Mu by'ukuri ntiduhamye uko kuri nk'uko tukubona muri Bibiliya. Twese tuzahagarara imbere y'intebe y'imanza. Ese wakwireguza ko wanze kubivuga ngo utiteranya n'abo mutaguhuriyeho, mu gihe hari uwemeye gukatwa ijosi yanze gukuraho inyuguti n'imwe kuri uko kuri, hari uwemeye kubambwa acuritse, hari uwemeye gukurwaho uruhu ari muzima kurinda apfuye yanze gukuraho inyuguti n'imwe? Nta busobanuro buhari ku muntu ukerensa amaraso ya Yesu Kristo. Ntawe azakwepera umujinya w'Imana. Umwe mu bahamije uko kuri yitwa Andrea, intumwa yatoranyijwe na Yesu Kristo. Ni umugabo wo guhamya. Iyi ni Guhamya TV. Ngende ntakiruta Imana mico patience. Nanjye mpamya ibya Yesu Kristo. Ndi kumwe namwe, niyemeje kutagira ikindi nibandaho keretse kubamenyesha Yesu Kristo, cyane cyane Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Andreas mu Kigiriki biva kuri Andros, bisobanuye umugabo mu miterere. Niba witwa mugabo cyangwa kagabo wabasha kubyumva. Yavukiye Kana ya Galileya mu kinyejana cya mbere, akaba ari umuvandimwe wa Simoni Petero. Yaba we ndetse na mukuru we bose bari abarobyi. Niho umwami Yesu yabasanze. Uyu rero yari umwigishwa wa Yohana Umubatiza. Aza kubona Mesiya maze aramukurikira. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 34. Bukeye Yohana akaba ahagararanye na babiri mu bigishwa be. Abonye Yesu ahita aravuga ati, dore umwana w'intama w'Imana. Ngo bumva avuze atyo, abo bigishwa bombi bahita bakurikira Yesu. Yesu arahindukira abona bamukurikiye, arababaza ati, murashaka iki? Baramusubiza bati, Rabi, bisobanurwa ngo mwigisha. Ucumbitse he? Arabasubiza ati, nimuze muharebe. Nuko baragenda babona aho yari acumbitse, maze uwo munsi bagumana nawe. Uburyo iki cyanditswe kibigaragaza ni uko ari we wa mbere mu ntumwa ze wasobanukiwe uwo Yesu ari we. Niwe wabashije kuba yamenya ko Yesu ari Mesiya, kandi nawe yari yabibwiwe na Yohana Umubatiza. Nubwo tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 16 tubona ko Petero ari wa mbere wabashije kubibwira Kristo imbona nkubone bahagararanye. Ariko ubwo Andrea yazaga kumureba yambwiye ko yabonye Mesiya wari warahanuwe. Ibyanditswe kandi bigaragaza ko Andrea ari we protokrete cyangwa se uhamagawe bwa mbere. Uyu Andrea yagize uruhare rukomeye cyane mu iyogezabutumwa, nubwo tutamubona kenshi mu byanditswe byera. Eusebius wa Kayizariya yavuze ko nyuma yaho abigishwa bamariye kuzuzwa umwuka wera, Andrea we yahise ko ajya mu bice bya Setiya, agace ka kera kabaga hagati muri Euro-Asia. Nyuma yaje kuhava ajya kubwiriza ubutumwa bwiza mu duce tuzenguruka inyanja y'umukara. Bivugwa ko kandi yageze no muri Akaya mu Bugiriki. Yakoze amavugabutumwa muri Aziya. Ntiyigeze namba abura kubwiriza ibya Kristo. Mu by'ukuri niba umuntu atinya kuvuga Yesu mu ruhame, bisobanuye ko ntawe uri muri we. Abo rero Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Matayo, avuga ko n'abazabihakana ku munsi w'imperuka ntabwo azabura kubihakana imbere ya Data, kuko nabo ntabwo bigeze bamuhamya imbere y'abantu. Yatangiye kandi kuvuga ubutumwa akibona Yesu. Hari mu masaa 10. Andrea uvindimwe na Simoni Petero yari umwe mu babiri bumvise ibyo Yohana avuze, maze bagakurikira Yesu. Uwabanza gushaka umuvandimwe we Simoni amubonye aramubwira ati, twabonye Mesi, bisobanurwa ngo Kristo. Maze amugeza kuri Yesu. Yesu amwitegereje aravuga ati, uri Simoni mwene Yohani, ariko uzitwa Kefa. Kefa risobanurwa ngo Petero. Yanagejeje kandi abanyamahanga kuri Kristo mu gice cya 12 cya Yohana 21:22. Mu bari baje Yerusalemu gusenga mu minsi mikuru harimo abanyamahanga. Begera Filipo wari w'Ibetsayida ho muri Galileya, baramubwira bati, mutware, turifuza kubona Yesu. Filipo ajya kubibwira Andrea, nuko bombi bajya kubibwira Yesu.
Yesu arababwira ati, igihe kirageze kugira umwana w'umuntu ahabwe ikuzo. Ndababwira nkomeje ko iyo akabuto k'ingano kadatewe mu gitaka ngo gapfe, kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye niho kera imbuto nyinshi. Ukunda ubuzima bwe azabubura, naho utihambira ku buzima bwe muri iyi si azaburindira ubugingo buhoraho. Unkorera wese agomba kunkurikira, kugira ngo aho nzaba ndi nawe azabeyo. Ubwo Yesu yagaburiraga abantu 5,000, ibi abanditsi b'amavanjiri bose babyanditseho, gusa Yohana niwe wabashije kugaragaza umurimo wa Andrea muri ibi bintu. Tubona mu gice cya 6 cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Igishwa we witwaga Andrea, umuvandimwe wa Simoni Petero, aramubwira ati, hano hari umuhungu ufite utugati 5 n'udufi 2, ariko se abantu bangana batya bizabamarira iki? Yesu aravuga ati, nimwicaze abantu. Aho hantu hari ibyatsi byinshi, nuko baricara, abagabo bonyine ari nk'5,000. Yesu afata iyo migati, ashimira Imana, arayitanga, maze bayikwiza abari bicaye. N'amafi nayo abigenza atyo, nuko bararya barahaga. Bamaze guhaga, abwira abigishwa be ati, nimuteranye utumanyu dusagutse kugira ngo hatagira ibipfubusa. Bateranye utumanyu twasagutse kuri ya migati 5 bamaze kurya, buzuza inkangara 12. Hari igihe Yesu ari ku musozi w'umunzenze, ubwo yahanuraga iby'isenyuka rya Yerusalemu ko nta buye rizasigara rigeretswe ku rindi. Iyi nkuru iri mu mavanjiri yose yitwa aya sinoptike, gusa Mariko niwe wasobanuwe neza abari bahari muri Mariko igice cya 13:2, na Andrea yari arimo muri abo. Nk'uko bigaragazwa mu nyandiko z'amateka, nuko Andrea nawe yishwe abambwe mu gace ka Patras mu Bugiriki ahagana mu mwaka wa 60. Umwami yagendaga ahiza intumwa gukora ibimenyetso n'ibitangaza muri aka gace ka Patras. Andrea naho ngo umwami yamukoresheje imirimo itangaje ko yabashije gukiza indwara umudamu witwaga Maxime Ella wari uw'umuyobozi w'ako gace. Ntabwo aho byahereye gusa, kuko Maxime Ella yemeye ubutumwa bwiza, yemera kwizera Yesu Kristo. Binavuga ko kandi ari we wamushyinguye bamaze kumwica. Mu gitabo cy'abahowe Imana cyanditswe na John Fox, yavuze ko akarengane kose abakristo bagiriwe katangiye ubwo umwami w'abami Nero yatwikaga i Roma kugira ngo abishinje abakristo bari bo babikoze. Kuva ubwo rero akarengane kahise ko kaba kenshi cyane mu bice byose Roma yayoboraga. Si intumwa gusa zishwe, ahubwo n'umuntu wese wahamyaga ibya Kristo mu ruhame yaricwaga. Andrea we rero bamufasha avuye mu gace ka Edessa kuvuga ubutumwa bwiza, niko kumujyana Patras mu gace kari gaturanye na Ethaka, ikirwa cyavukagaho Odysseus, intwari y'abagereki mu ntambara y'i Troy, Trojan War. Andrea yabambwe ku musaraba ufite ishusho ya X nk'uko yabisabye, utabambwa mu buryo bumwe nk'ubw'umwami we. Na Petero nawe niko byagenze, weho bamubamba acuritse. Ibi byanditswe na Dennis McDonald, nawe ni umuhanga mu by'isezerano rishya, akaba ari wanditse Ankara Bible Dictionary. Hari kimwe mu bitabo byanditswe ariko hatashimwe ubutware bwaryo ku buryo cyafatwa nk'ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, cyitwa ibyakozwe na Andrea. Nicyo kirimo inkuru y'uburyo yapfuye, kandi ngo ko yanabanje agahobera umusaraba maze avuga aya magambo:
uyu musaraba Andrea yabambweho n'ubu wahise kumwitirirwa. Bimwe mu bihugu bifite imyemerere ya Roman Catholic byagiye bifata zimwe mu ntumwa bikabita abatagatifu babo, babareberera kandi babasabira ndetse banabarinda. Bityo igihugu cyitwa Scotland cyahisemo Andrea. Ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 ni ikiruhuko gikomeye. Ekose yose baraterana kandi bafite amadarapo y'igihugu cyabo kuko naryo rushushanyijeho umusaraba wa Andrea. Nagerageje gushakisha impamvu y'ibi byose, nsanga byaratangiye mu mwaka w'1920. Babikoze babona ko ari ibintu by'ingenzi kandi byabarinda, kuko Andrea yavukanaga na Simoni Petero kandi byizerwa n'abakatolike rwose bo ku isi yose ko Simoni Petero ari we papa wa mbere wabayeho, bityo ko byari gutuma ubupapa bubarwanirira kugira ngo batagumya kwigarurirwa n'Abongereza. Ibyo nabikuye muri Google, nawe wajyamo wabibona. Igitekerezo rero cyo gusenga abantu si cyiza kuko nta wundi muhuza uri hagati y'abantu n'Imana keretse Kristo wapfuye akazuka kandi ukiza abantu b'ibyaha. Uwo niwe ukwiye kwizerwa wenyine, niwe muhuza wenyine, niwe rufatiro rwonyine ruhari, niwe nzira y'ukuri igera ku Mana. Nta kindi gikwiye kumwongerwaho, niwe uhagije kandi utunganye Imana yashyiriyeho kuba impongano y'ibyaha by'abantu kugira ngo ahuze abantu n'Imana. Muri Scotland bagiriye umunsi baruhukaho, natwe mu Rwanda tugira myinshi, ariko dore uburuhukiro buzima turabusanga mu Baheburayo igice cya 4:9-11. Nuko rero haracyariho isabato, aricyo kiruhuko kigenewe abantu b'Imana, kuko winjiye aho kuruhukira Imana yagennye abaruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse yayo. Nuko rero twihatire kwinjira aho hantu ho kuruhukira kugira ngo hatagira n'umwe ukurikiza urugero rwa bandi batumviye Imana maze akivutsa icyo kiruhuko. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite imbaraga, rirusha gutyara inkota zose zifite ubugi impande zombi, ricengera mu muntu rikagera mu mahuriro y'ubuzima n'umwuka no kuyingingo n'umusokoro, kandi rigatahura iby'umutima utekereza n'ibyo ugamije. Mu byaremwe byose nta kimana ihishwa, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambitswe ubusa imbere yayo, iyo tuzamurikira ibyo twakoze. Nibwo buruhukiro nifuriza buri wese wanyumvaga. Ni uburuhukiro butubonera mu mwana w'Imana ari nta tandukaniro. Ni uburuhukiro umuntu wese ahabwa rimwe risa kugira ngo bibe by'iteka ryose. Nibwo buruhukiro bw'isabato twasezeranyijwe abizera Kristo twese. Cyariho ibyiringiro byo kwinjira muri ubwo buruhukiro kuri buri muntu wese utarasobanukirwa icyo Kristo yakoze ku musaraba. Haracyariho isezerano ryo kwinjiraho kuruhukira Imana yagennye. Nuko rero twitonde hato hatazaboneka n'umwe muri mwe waryivutsa. Erega natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'uko babandi ba kera babubwiwe, bo ntacyo bwabamariye kuko igihe babwumvaga batabwemeye ngo bizere Imana. Naho twebwe abayizeye twinjiraho kuruhukira yagennye. Ubuntu bw'Umwami bubane namwe mwese.